Bakristo bavandimwe, Kristo Yezu akuzwe, mbifurije kugira umunsi mwiza. Nimunyeme dusangiye amasomo atagatifu kiriza umubyeyi wacu yateguriye kuri uyu munsi. Isomo rya mbere, isomo ryo mu gitabo cy'ubuhanga. Nimukunde ubutabera, mwebwe bategetsi b'isi, muzirikane Nyagasani mu buryo buboneye, mumushakashake n'umutima utaryarya, kuko yiyereka abantu batamwinja, akigaragariza abatamwima ukwemera kwabo. Koko ibitekerezo bitaboneye bica ukubiri n'Imana, maze nyir'ububasha akamwaza ibipfamutima bimwiyenzaho. Ubuhanga ntibwinjira mu mutima ugira nabi, ntibutura mu mubiri ushikamiwe n'icyaha, kuko umwuka mutagatifu wo ujijura, uhunga uburiganya, ukagendera kure ibitekerezo bihubutse, akarengane kaba gahingutse ugapfukiranwa. Ubuhanga ni umwuka ugwira abantu bose neza, ariko ntibibuza guhanira umuntu amagambo ye atuka Imana, kuko Imana ariyo imuzi wese uko yakabaye, igacengera umutima we ikurikije ukuri, kandi igatega amatwi amagambo amuva mu kanwa. Ni koko umwuka wa Nyagasani usendereye isi, maze uwo ubumbatiye ibintu byose, ukamenya n'ibivuzwe byose. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi. Nyagasani nyobora inzira wigishije kuva kera, uhoraho undeba mu nkebe z'umutima, ukamenya wese iyo nicaye n'iyo mpagaze byose uba ubizi. Imigambi yanjye uyimenya mbere y'igihe, ari imbere ari n'inyuma yanjye hose uba uhari. Iyo ngenda n'iyo ndyamye byose uba ubiruzi neza. Mu migenzereze yanjye yose nta na kimwe kigusoba. Ijambo riba ritarangera ku rurimi, woweho uhoraho ukaba warimenye kare rwose. Najya he kure y'uruhanga rwawe? Nahungira he kure y'amaso yawe? Naho nazamuka ku ijuru uba uhari, naho narigita nkaryama ikuzimu uba uhari, naho namera amababa nk'ay'umuseke weya, maze nkajya kwiturira ku mpera y'inyanja, naho ngaho ukuboko kwawe niko kuhanjyana, indyo yawe ntigire ubwo indekura. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Luka. Muri icyo gihe Yezu abwira abigishwa bati, kubuza ibigusha abantu mu byaha ntibishoboka, ariko hagowe umuntu biturukaho. Ikiruta kuri we ni uko bamuhambira urusyo ku ijosi, bakamuroha mu nyanja, ataragira uwo agusha muri abo batoya. Murabyitondere, umuvandimwe wawe nagucumuraho ubimuhane ukomeje, maze niyicuza umubabarire. Ndetse nagucumuraho 7 ku munsi, akakwitwaraho 7 avuga ati ndabyicujije, uzamubabarire. Nuko intumwa zibwira Yezu ziti, twongerere ukwemera. Nyagasani arabasubiza ati, iyaba mwari mufite ukwemera kungana n'impeke y'ururo, mwabwiye iki giti cya boberi muti randuka ujye kwitera mu nyanja, kikabumvira. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bakristo bavandimwe, amasomo atagatifu kiriza umubyeyi wacu yateguriye kuri uyu munsi aradushishikariza gushakashaka Nyagasani n'umutima utaryarya, no kumusaba kutwongerera ukwemera. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'ubuhanga riraduhamagarira gukunda ubutabera, kandi tukazirikana mu buryo buboneye Nyagasani. Kumwemera biduhesha guhora tumurangamiye, kuko adahwema kutwigaragariza. Kugira ngo duhorane nawe, tugomba kwigiramo ibitekerezo biboneye, kwirinda kugira nabi no gushikamirwa n'icyaha. Tukaba ayobowe na Roho Mutagatifu, birakwiye ko twirinda uburiganya, ubujiji ndetse n'ibitekerezo bihubutse. Imana iratuzi, iratureba, ikadusuzuma kandi igacengera imitima yacu, nta cyisoba, ihora iduteze amatwi igamije kutugirira neza. Ukuboko kwayo ntikuturekura,
ibana natwe muri byose igambiriye kudukiza. Mu ivanjiri Yezu Kristo aradusaba kwirinda kugusha abandi mu byaha no kwigiramo ukwemera nyako kudufasha kubabarira abaducumuraho. Yezu aradusaba guhanana tugamije kugendera mu nzira nziza kandi tunashishikariza abandi gukomera mu kwemera. Abatoya Yezu avuga ni abantu bose bafite ubushobozi n'ububasha buke, haba mu myumvire cyangwa mu butunzi, kuko bashukika kandi bakagwa byoroshye. Abigishwa ba Yezu bazi ko ukwemera n'ukwiyongera kwako bituruka ku Mana. Niyo mpamvu basaba Nyagasani ngo abongerere ukwemera. Yezu rero aratugaragariza ububasha bwo kwemera Imana. Natwe ukwemera kwacu kudufasha kurandura ubugome, inzika, ubuhemu, urwango, ishyari, ubwirasi, ubwibone ndetse n'ibindi bituma duca ukubiri n'amategeko y'Imana, bityo kukadufasha guhora duharanira ubutabera, ubutungane n'impuhwe. Dusabe Nyagasani ingabire yo guhora duharanira ubutabera. Bikira Mariya nyina wa Jambo, wemeye Imana ku buryo bwuzuye kandi buboneye, nadusabire ukwemera gushyitse. Nyagasani Yezu nabane namwe, ushobora byose kandi akaba na Nyirimpuhwe, nawe umugisha abarinda akomeza biteho, abaha amahoro. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.